muri Rayon Sport umutoza Fahmi Latifi ku munsi w'ejo yagiranye inama n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bigendanye n'abakinnyi umutoza ari kwifuza ko bakongeramo mu myanya itandukanye. Ubuyobozi bwa Sport hari ibintu nka bitatu babwiye umutoza turaza kugarukaho bitandukanye, ndetse n'umutoza hari abakinnyi nk'icumi yabwiye ubuyobozi bwa Sport ko bari ku rwego rwa Rayon Sport, ariko hari n'abandi abona ko batari ku rwego rwa Rayon Sport, ekipe ishobora kujya wenda mu matsinda byesi. Ikindi turaza kugarukaho muri Rayon Sport nuko umusore Omar Nyinga ashobora kuba yareze Rayon Sport kuri uyu munsi, ashobora kuba yagiye muri FIFA akaba yareze Rayon Sport, turaza kubikomozaho. Ni ibintu byinshi cyane ndaza kuba nagarukaho mu kiganiro. Amakuru ava mu Nzove aravuga ko rwose umukinnyi ashobora kuba yageze mu Nzove, umukinnyi mushya akabasha gutangira imyitozo kuri uyu munsi. Ese avuye he, bimeze bite, akina kuwe mwanya? Ibyo muraza kubikurikirana hano. Ikindi tuzaza kuganiraho nuko nagihindutse umusore wo muri Mukura Abdul ashobora kuza gutangira imyitozo muri Rayon Sport, yumvikanye na perezida wa Rayon Sport. Turaza kureba ngo ese bimeze bite. Ikindi ndaza kugarukaho nuko umutoza Fahmi Latifi ku mukinnyi Emery Bayisenge washakaga kuza muri Rayon Sport yagize ikintu amuvugaho, cyangwa se nyuma y'uko ubuyobozi bwamenyesheje umutoza ko hari umukinnyi w'umudefanseri ari we Emery Bayisenge bari gushaka, bamwereka profile, bamubwira buri kintu cyose ko yaza muri Rayon Sport. Umutoza rero yagize icyo abivugaho, ese arasinya ntarasinya, bimeze bite? Ndaza kuba birambura muri rusange. Abakunzi ba Rayon Sport nongeye no kubaha ikaze cyane, mbabwire ngo muri isanga cyane, welcome. So ngira ngo reka dutangire turambure amakuru menshi cyane atandukanye muri Rayon Sport, imyitozo, ibintu byose biri muri Rayon Sport, kila kitu, ikintu cyose, amakuru acaracara mu Nzove yose twe twayashira ahagaragara. So nizere ko mumeze neza cyane, nizeye ko rwose muri so good. So ngira ngo reka dutangire neza cyane. Yes, reka dutangire neza cyane. Duhere ku nkuru y'umusore Rutahizamu Shadrack Beloibingi. Ariko mbere yuko dutangira ndashaka gukomoza kuri uyu Rutahizamu Shadrack, imyitozo bimeze bite, umutoza uko ari kumubona ni buri munsi Shadrack aba ari sere cyane. Umunsi w'ejo nabakoreye video igendanye na Rayon Sport ku mukino ifitanye na Yanga n'iki murabizi cyane, tariki 15 z'ukwezi kwa munani. Ariko abantu benshi banutse muri comment byesire banutse, ariko ibaruwa ku munsi w'ejo amakuru nari namenye nuko ku isaha 8 mbere yuko nkora video ku munsi w'ejo nari maze kumenya ko hagiye kuba inama irahuza Ministeri ya Sport ndetse na Fegafa. Iyi nama nari numvishe ko iraza gusoza Rayon Sport bahita bayihereza ibaruwa iyemera stade mu buryo buri official. Namenye ko rwose ikintu cyari kigiye guhuza Ministeri ya Sport ndetse na Fegafa ku munsi w'ejo n'uburyo bari gupanga shampiyona igihe izatangirira itabangamiye match Rayon Sport ifite ndetse n'umukino wa Super Coupe. Nicyo kintu bari bagiye gutunganya mu nama ari iteguye ku munsi w'ejo. Birangira Haji Mudaheranwa atabonetse, inama barayisubika kuko Haji Mudaheranwa muri iyi nama bari guhita bapanga shampiyona, umukino wa Super Coupe ndetse na ekipe y'igihugu bakabihuza bakareba shampiyona igiye izatangirira. Noneho Rayon Sport bagahita bayihereza ibaruwa iyemera stade. Ni nako byagenze byesire, sinzi inama igihe wenda iraza kongerera kuba, ariko abakunzi ba Sport mwaranutse. hari ibaruwa nari nashize kuri tamune cyangwa se ku ifoto iriya, nababwiye ngo Rayon Sport ishobora kuza guhabwa ibaruwa ku mugoroba. ntabwo nababwiye ko Rayon Sport yahawe ibaruwa. So ndababwira ko nagindutse Rayon Sport n'ubundi kintu gihari nuko Minister wa Sport
yamaze kwemeza ko nta kintu na kimwe cyabuza match Rayon Sport ifitanye na Yanga, nta kintu na kimwe gishobora kubuza iyi match kuba. Ibyo byo rwose mbihagazeho n'amaguru yanjye, kuko amakuru nkura muri Minisiteri ya Siporo rwose nuko Minister aya makipe haba kuri APR ndetse no kuri Rayon Sport, aya makipe agomba kuba ari safe igihe azasohoka amakipe atandukanye azaba hano mu Rwanda. Aya makipe agomba kwitegura neza cyane. So icyo rero reka manze nyishiraho umucyo rwose, mumanze mumenye ko nimugire ikibazo cya stade abakunzi ba Sport isa n'isa turaza kubona iretere cyangwa se ibaruwa yemerera Rayon Sport stade. Abandutse rero nta kibazo, buri muntu wese atanga ibyo afite, ariko birashoboka ko wenda nakoresheje ifoto itari nziza, ariko nicyo kintu nabashaga kugira ngo n'abantu bandutse wenda babyumve ko ari uko byagenze. Inama yari iteganyijwe ku isaha 9, Haji Mudaheranwa arabura, birangira inama abayisubitse. Inama yari gusoza Rayon Sport ihabwa ibarwa. So reka turebe kuri Shadrake uti bimeze bite. Kuri Shadrake rero, kuri Shadrake ku munsi w'ejo mu myitozo akubise ibitego bibiri by'imitwe, ibintu birakomeye cyane. Shadrake buri munsi mu myitozo ibitego birabicyura, abo bamwita Shadrake. Hari abantu nge numva bavuga ngo ni mu myitozo ngo ni ibitego, no, umwataka yatsinda batsinda, ahubwo wenda ushobora kuvuga ngo ni urwego rw'abadefanseri, ariko Shadrake kuba ari umuhanga byo nta muntu ubishidikanyaho. Ushobora kuvuga ngo wenda ni abadefanseri batari ku rwego rwiza, ariko Shadrake uburyo asimbuka, uburyo atsinda ibitego by'umutwe, ndeba uburyo asimbuka detante, uburyo bwose asimbuka ukabona ko umudefanseri aramusumbye, igitego akagishyiramo atuje. No mwataka muri cyane, ubona ko rwose afite igihagararo. So rero ku munsi w'ejo yari yateretsemo ibitego bibiri mu myitozo. Ku makuru rero ava mu Nzove aravuga ko Rayon Sport ishobora kuba imanuye umukaseri 6 kuva mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Cyangwa sindamenya nimba ari byo koko, ariko namenye ko rwose ku isaha 5 ku makuru maze gukurura ashobora kuba yagize Nyarugenge akaza gukora imyitozo, ariko n'ubundi nta mufana wemerewe kwinjira. Nibiba ari byo ndaza gukonfirma ku myitozo, kuko amakuru menshi y'imyitozo nkunze kuyabona cyane, niyo nubwo bifunze nkunda kuyabona cyane. Ku mugoroba nshobora kuza kujya gute kuba menyesha uko imyitozo yagenze, ababwira ndetse n'uwo mwataka nimba ahari koko, kuko ntago nabikonfirma, ariko ako ngako nk'abashizemo nimuza kubona umukaseri 6 mu myitozo mumenye ko ari umunyakode d'Ivoire. Ndaza kureba mu myitozo ko arimo, ndaza no kubabwira uko imyitozo yagenze nuko imyitozo yabashije kuba yayikora muri rusange. Ikindi muri Rayon Sport namenye ko Rayon Sport ibiganiro by'uwitwa uyu musore ukina muri Mukura, Abdul, uyu mudefanseri wakinanaga na Rushema Chris muri Mukura muri defense ya batatu, namenye ko Rayon Sport igiye kumuterekamo miliyoni 12 akajya imuhemba umushara w'ibihumbi 700. Rayon Sport kugerageza guhemba amafaranga make kugira ngo bizajye biyorohera. So namenye ko nta gihindutse Intare ndetse na Mukura byamaze gusobanuka. Ibyo kuvuga ngo no APR ngo sinzi umutoza yaramushaka cyane, numvishe ko rwose ashobora kuza akaba yasinya nta gihindutse. Uwitwa Bigirimana Bedi nawe nyuma yo kuba ari kubona ko amafaranga ari kugenda aboneka gake itike, nawe uyu munsi ashobora kuza kuyihabwa. Uwo ni Bigirimana Bedi, kuko amafaranga azamugura ari kugenda aza gake arimo agenda yiyongeraho. So ikindi dukomeza kuri Omar Nyingi, namenye ko rwose ashobora kuba yagiye muri FIFA akarega imishahara. Sinzi, nari nzi ko ku makuru nari mfite nuko nari mfite amakuru avuga ko ashobora kuba Rayon Sport imubereyemo amafaranga y'imishahara y'amezi 2. Sinzi nimba yarabaye amezi 3, kuko Rayon Sport yajyaga igerageza guhemba abakinnyi b'abanyamahanga kugira ngo amezi atazaba 3 bakaba bajya kuyirega muri FIFA. Rayon Sport yajyaga ibona wenda amezi 3 yenda kuzura igahita yishyura vuba kugira ngo atazagira umukinnyi uyijyana muri FIFA. Sindamenya nimba
Rayon Sport amezi 3 yari yuzuye, cyangwa se wenda ari amafaranga ya Rokitoma uyu musore yagiye kuregera Rayon Sport muri FIFA. Ariko abakunzi ba Sport mumenye ko ku makuru rwose ava Senegal, uyu musore ashobora kuba yagiye muri FIFA nyuma yuko bamusabye gutandukana. Namenye ko rwose bishoboka ko uyu muhungu ashobora kuba yagiye muri iyi FIFA. Turaza kureba uko biraza kugenda bikurikirana, amakuru tuyagenda tuya reporting abakunzi ba Rayon Sport. Uri Emery Bayisenge, ubuyobozi bwa Sport bwagize gucya mu minsi ishize nk'icyumweru, begera umutoza bamubwira ati dukeneye umudefanseri w'umunyarwanda. Ariko hari umwe mu barijandi cyangwa se mu bakinyi bakanyujijeho hambere Emery Bayisenge, kabisa ubona ko mu myaka ye 20 n'ingahe ni umukinnyi wakiniye equipe y'igihugu, ni umukinnyi wakinye ku rwego international, ni umukinnyi wagize kariyeri nziza wenda muri rusange ku myaka ye 32. Umutoza rero yaramurebye arabwira ubuyobozi bwa Sport, arabwira ati rero iyi kipe muri kugenda mu mana abakinnyi ndi kubona, ngera shaka munsobanurire, murashaka kujya mu matsinda cyangwa murashaka gutwara igikombe cya championnat? Abwira ati umukinnyi amaze imyaka 3 adakina ku buryo buhoraho, kuko yavuye muri Kenya, yaragize imvune aza mu Rwanda, itajya muri Gasogi United, naho gukina byabaga gake, ariko yageragezaga muri phase retour. Ni umwe mu bakinnyi batagize imikino myinshi, yakinye imikino mike cyane ishoboka. So rero umutoza namenye ko Emery Bayisenge gusinya biragoye cyane rwose. Abakunzi ba Sport niyo mpamvu muri kumva nambaraga ziri umutoza arabyanze, arababwiye ati bose nimba mushaka kujya mu matsinda abakinyi bakuze. Niyo mpamvu nanababwiye ngo kuri Rutangerike nayo babwiye mu minsi ishize, ndababwira ni Rutangerike ashobora kudasinya ari kwitwara neza mu myitozo, ariko umutoza ari kubyanga. Niyo mpamvu nawe ariko bari muri equipe ya mbere ari no gukina neza, ariko wenda umutoza ashobora kuzisubiraho. Ariko umutoza ari ukuntu nyine abakinyi bari hejuru y'imyaka 30 atari kwemera neza cyane. So kuri Emery Bayisenge rero biragoye kuza muri Rayon Sport rwose. Icyo manze nyimenyesha abakunzi ba Rayon Sport kuko umutoza yavuze ati uyu mukinyi imyaka maze adakina ku buryo buhoraho, kuko ni umukinyi muri sezo yabaga afitemo match nya cyane, kandi afite imyaka isa nawe yigiye hejuru. Burya iyi championnat yacu isaba icyitwa urubaraga cyane, kuvuga ko ufite imyaka 30 rwose aho ngaho baragutuga kabisa. So rero katujye kuri iyi nama, hanini rwose yari irimo igerageza gushakamo abakinyi bashaka kuza wenda bagasinya n'iki murabyumvishe cyane muri ku munsi w'ejo. Uyu munsi mwagiye mwumva ko rwose umutoza ejo nababwiye ati umutoza yatanze raporo y'imyitozo imaze ibyumweru 3, abona abakinyi beza, abakinyi abona bari ku rwego ruri aho ngaho rusanzwe. So rero umutoza ubundi abakinyi be, umutoza duhereye ku myitozo mbere ko tuza no kwinjira wenda ku nama n'ibyavugiwemo, umutoza yemera abakinyi barimo Shadrack Rutahizamu n'uwa mbere, akemeramo abakinyi barimo Serumogo Ali, akemeramo Azizi Basane, akemeramo Adama Bakayoko, Rushema Chris, wenda n'abandi bakinyi wenda batari basinyira Rayon Sport, n'uwitwa Bigirimana Bedi nawe amwemera nk'umukinyi mwiza. Mohamed Sheri nawe yaramwizaniye, ariko nawe urwego rwe abona rutari hejuru cyane, nikabisobanura abona niyo mpamvu yasabye nimero 10. Abandi bakinyi barimo wenda uriya muzamu ukiri muto, nababwiye ngo uriya mupeti ari seriye cyane, nawe n'umwe mu bakinyi yemera ko bashobora kuza nko mu bazamu babiri bambe cyangwa se 3 muri Rayon Sport, kuko bajya abayitwara agaragara nk'umuzamu ushobora kuba ari mwiza cyane. Umutoza rero ibyo yebye nyine abakinyi ashaka n'imikino wenda Rayon Sport izakina ya CAF Confederation Cup, amakipe arimo Yanga Super Cup, abona avuga ati iyi mikino tazagaragaza urwego rwanjye, ariko wenda n'abakinyi bahambaye mfite. Ariko ikibazo nuko abakinyi benshi ari bo babizaniye, abakinyi yizaniye babaye successful cyangwa se abakinyi yizaniye bari kuba abakinyi beza mu myitozo ni bakeya.
right. Ariko wenda tujya ku nama, twerekeza ku nama ku munsi w'ejo, nyuma y'uko umutoza abamenyesheje ko Rayon Sports ikeneye abandi bakinnyi, ubuyobozi bwagombaga kugira icyo bubivugaho, bukegera umutoza bakamubaza imyanya, bakamubaza ku bandi bakinnyi uko ari kubabona, byose nyine kugira ngo ubuyobozi bumenye impamvu bagiye kugura abakinnyi. Umutoza rero yegeye ubuyobozi arabwira ati rero iyi ekipe ndi kubona harimo abakinnyi basanzwe, abakinnyi bashobora gukina shampiyona bakaba wenda bakwitwara neza, bakaba batwara igikombe, bakaba baba ba kabiri, ariko ku marushanwa nyafurika biragoye. Wenda Ndwe Mabure niwe wamwizaniye, ariko aravuga ngo Ndwe Mabure ni umukinnyi w'umunyarwanda ushobora gukina shampiyona ku rwego shampiyona y'u Rwanda iriho, ariko ntabwo wambwira ngo Rayon Sports iraza guhura na Azamu, ntiwambwira ngo Rayon Sports iraza guhura n'amakipe atandukanye za Jwaneng Galaxy zo muri za Ghana, uvuge ngo Rayon Sports wenda kuri uyu musore Ndwe Mabure araza kuba ari ku rwego rw'iryo rushanwa cyangwa se rw'iyo kipe baba bari guhura nayo. Ahita aravuga ati Ndwe Mabure ni umukinnyi mwiza, squad player ushobora kuza nk'umukinnyi w'umunyarwanda muri shampiyona akaba yagira ibyo afasha, ariko ku ruhando nyafurika biragoye cyane, abakeneye umukinnyi w'igishitsi ufite washize ibinya. So rero umutoza abasobanurira byose, aravuga ati nimero 10 Mohamed Sheri namwibeshyeho, yaranongoye cyane, nari nzi ko urwego nari muziho ari rwo wenda akiriho, right. Ariko ikindi bivuze ngo uwitwa Ryan araza gusubira hehe iwabo. So rero ubuyobozi bambwiye bati se baranamubwiye bati tubabarire urebe ugerageze n'indi system, ujye kuri 4-4-2 urebe ko abakinnyi byibuze bakwiyadaputa bakisanga muri system bakaguha ibyo ukeneye. Umutoza rero uyu mutoza aratsimbara cyane rwose, ibintu yemera ni ibyo. Uyu mutoza ibintu yemera ni ibyo. Ubuyobozi bukamubwira ati ufite abakinnyi benshi hagati mu kibuga, turashaka no kuzana Bigirimana Bedi, kandi wenda amakipe menshi kudusaba kuyatiza abakinnyi, ariko nanone tugomba kugira abo dukuramo tukabasigana kugira ngo tutazahura n'ibibazo wenda by'imvune, abakinnyi bakabura ibiki n'iki, tugomba kumanza gutoranya. So rero ubuyobozi bambwiye bati dufite abakinnyi benshi hagati mu kibuga, abwira bati gerageza ukoresha indi system itari 3-5-2, none ugerageze indi system ye wenda ya 4-4-2, ubwo no mundi foru nganya kwa yakwatakana na Shadrack cyangwa se undi mwataka, none urebe ko bamusore Prince abitwa batambwe Gurwari baza kwisanga muri system, bakaba bagira gute, bakaba bakwitwa neza. Toza arababwira ati no, nashaka nimero 10 umupase, kandi urebye Rayon Sports kuri nimero 10 na mukinyi umena surimo cyangwa se umupase, umukinyi ushobora kuba yapasa bagenzi be bikaba byaryoha. Mutoza rero yarababwiye ati rwose nimba mushaka ekipe izahangana, ekipe izakina na Yanga mukishima, mugore nimero 6, nimero 10, ariko ndetse na nimero 3 nawe rwose ariko bavuga ati kuri nimero 3 naho se byifashe neza kabisa. So rero icyo namenye nuko rwose ubuyobozi bavuze bati nta kundi twabigenza, Bigirimana Beda ashobora kuza guhabwa itike vuba, nimero 6 rwose nagiye ndashobora kuba ari mu Nzove, naza kuba reportinga ku mugoroba, ndetse na nimero 10 rwose sinzi we ngaraza kuva he, kuko birakomeye wa muntu we. Rayon Sports ndumva ariko bimeze, kuko ubuyobozi baravuze bati nta kundi twabigenza, atari ko uyu mutoza arimo araduhombya, kuko Rayon Sports bari barishize mu mutoza bavuga bati hasigaye Bigirimana Bedi wenyine. Nuko bimeze. Asongera ngo nibyo nabwira abakunzi ba Rayon Sports, kuri aya masaha, rwose nibyo naba mbatayemo. Mugire ibihe byiza cyane.